muri 2021. Icyo gihe nakoraga kuri radio Musanze n'ubundi still muri RBA, ndo mu intani nitoza akazi. Hanyuma Regan icyo gihe nawe yaratangiye, numva ari bwaratangiye gukora kuri Radio Rwanda, nawe atarabona akazi akiri muri process yo gushaka akazi muri RBA. Icyo gihe nibwo natangiye kumenyana na Regan, kuko nanjye noherezaga inkuru kuri Radio Rwanda. Urumva ni radio nyine ya nakazi abantu bahuriramo ari benshi nyine. So Regan icyo gihe ndibuka naramwumvaga nyine ko njye naye muzi, ntekereza ko namenye mbere yo kwamenya, kuko namenye akora kuri Radio 1 inyuma za kuza muri RBA. Ni umunyamakuru w'umuhanga, I admired him, naramukundaga cyane cyane cyane. Naramwemeraga pepe na n'ubu kandi ntabwo byeze bihinduka. Umunyamakuru w'umuhanga, uzi gusesengura ibintu, uzi kwihiringa, uzi gushaka amakuru, azi kwikiritiva, agashaka amakuru cyane nyine. Icyo gihe ndumva atarabona akazi, ariko akora muri Radio Rwanda birumvikana. Rugaju ndibuka igihe yampamagaye kuri telefone ari nijoro cyane. Regan akunda guhamagara nijoro, arampamagara ambwira uburyo nawe akunda ibintu nkora n'uburyo mbikora. Rugaju rero icyo gihe nyine twahise tuba inshuti, kubera ko twahanye amagambo ya admiration. Ambwira uburyo akunda ibintu nkora, nanjye ambwira uburyo akunda ibintu akora. It was some good moments. So icyo gihe rero ndibuka ikintu namubwiye ngo ndifuza kuzakorana nawe umunsi umwe. Ntabwo nari nzi ko bizaba, kuko mukomeza mukore tap ya munamfollowing. Ntabwo nari nzi ko umunsi umwe nyine tuzakorana. Hakuno nyine byagenze, mva nsezera kuri RC Musanze, bitanza kuri Fine FM, pakora iminsi 4 gusa, bitangaruka kuri Radio Rwanda. Bansaba gukorera kuri Radio Rwanda, kuza kuri Radio Rwanda ndaza, boom, dutangira gukorana gutyo. Icyo gihe mpari yaje kubona akazi, nanjye ndakabona, turakora nyine, tuba inshuti, duhurira mu kazi ko muri RBA no hanze ya RBA. Tuba inshuti, dukora akazi, tugira ibintu byinshi biduhuza nyine by'akazi, kaba akazi ko muri RBA, haba n'amagigi yo hanze ya RBA. Ntekereza ko Rugaju ashobora kuba ari mu bantu b'ingenzi, ntabwo ari we wa mbere, ariko ari mu bantu b'ingenzi cyane bangiriye akamaro mu buzima bwanjye nahuye nabo mu myaka maze yose ndiho. Ndamutse mvuze nka 5 ba mbere bangiriye akamaro mu buzima bwanjye, Rugaju obviously agomba kuba arimo. So kubera rero uburyo turi inshuti n'uburyo tubana muri ubwo buryo bwose, n'uburyo yangiriye akamaro, ndamwubaha cyane, ndanamukunda cyane obviously. Ntekereza ko nta kintu na kimwe cyambaho cyatuma mwanga, cyatuma rimwe na rimwe ntaba donc nta kintu cyahindura uburyo mufata, uburyo mukundamo, uburyo mwubaha, kubera uburyo ibintu byinshi yamfashije. Njye ntabwo navuga ibyo namufashije ko sindiwe, ibyo mpagaciro njye n'ibyo yankoreye. So ntabwo rero nta kintu na kimwe cyavuga ku mbuga nkoranyambaga, nta kintu na kimwe aba internaute
abantu bo kuri internet bavuga cyatuma numva nanze Rigani nta na kimwe. Nta n'ikintu na kimwe cyatubaho mu kazi cyatuma numva mwanze, dukorana cyangwa tudakorana. Nta kintu icyambaho mu kazi cyose, icyambaho mu buzima busanzwe cyose, ntabwo nshobora kwibagirwa uburyo mbana na Rigani n'icyo yamariye n'uburyo twabaye. So ibyo rero ibindi byose biri kuri internet, by'aba internet bavuga bishakira ibiceri kuri YouTube n'ahandi, ibyo nta kintu na kimwe bisobanuye. Ikintu cy'ingenzi, dukorana cyangwa tudakorana, Rigani ni umunyamakuru nubaha cyane nk'umunyamakuru, ni n'umuntu nubaha cyane nk'inshuti yanjye yangiriye akamaro mu buzima. Nakubwiye ko ari muri batanu b'ingenzi bangiriye akamaro mu buzima bwanjye, apana abanyamakuru, abantu bose ubwo harimo n'ababyeyi banjye. So ibyo rero bisobanuye ko uko niko kuri, kandi nta ibyo rero byose mwakomeje kumbaza, I don't care. I really can't care less. Ntabwo mbyitayeho cyane. Icyo nitayeho ni ukomeza kubaha amakuru, ibintu nkora kurusha ibindi, no kugira utese, no gukomeza kubana namwe mu buryo bwose bushoboka. Naho ibindi rero, RBA ni ikigo twahurira n'ahandi hatariho, kandi RBA ni ikigo cy'abanyarwanda bose, aho nkora n'abandi bahakora. So it's not very very important for me kubivugaho no kugira, ntabwo ari ibintu bishobora kundaza nasinziriye. Ariko Rugaju we, please respect him. Nta muntu ufite uburenganzira, nta muntu ufite uburenganzira bwo kugendera ku magambo yumvishe kuri internet, waze gusuzugura Rugaju, waze kumubwira amagambo mabi, no. He is a very good friend of mine. He's my guy. Tungana burya mu myaka, ndumva ashobora kuba tutanwa nk'amezi make, ariko dufite imyaka imwe. So twemerewe kubaho nk'urubyiruko, ariko nta kintu na kimwe cyabaho cyatuma ntazirikana ko he's a very good guy, kandi ko yambaniye neza igihe cyose tumaze tuziranye n'uyu munsi. Kandi hano kizahinduka, tuzakomeza kumenyana, tuzakomeza guhurira mu bintu byinshi ikibuga dukoreramo, tugomba komeza kugihuriramo. Nta kintu twapfuye, nta kibazo dufitanye. He's a very very good guy that I respect a lot.